nyuma y'igihe kitari gitoya aburaniye muri Amerika noneho ngo Prince Kid yasomewe. Uyu Prince Kid akaba ari we wari uhagarariye Miss Rwanda guhera itangira kugeza 2020. Noneho ngo nyuma yo kuburanira muri Amerika Prince Kid yasomerewe urubanza. Nyuma yo kuburana ku bujurire bwe bwo kutoroherezwa mu Rwanda, nyuma yaho hafatiwe muri Amerika atorotse ubutabera bwo mu Rwanda, urukiko rwa Texas rwategetse ko yoherezwa mu Rwanda akaza gukora igihano cye. Ukuvuga yagiye asa nkaho ahunze ariko agenda mu buryo busa nkaho bwemewe, ariko bitewe nuko we ibyo yari akoze cyangwa se ibyo yashinjwaga cyangwa se ibyo yabonaga ko azashinjwa yari abizi, nyamara abamushinja bari batarabimenya, nibwo yabaciye muri humye aba asa nkaho ahunze ajya muri Amerika. Abatabizi bari bazi yuko yimukiyeho nk'ibisanzwe kuko ubushobozi bwo kwimukirayo bwo yari abufite, ariko nyamara bitunguranye cyane ngo yagiye muri Amerika we abizi ko asa nkaho ahunze, kuko n'ubundi yanagiyeyo ajyanyeyo n'umugore we ari we Iradukunda Elsa, n'ubundi uyu nguyu wigeze kuba Miss Rwanda nawe 2016. Uyu nguyu ngo barajyanye bajyana muri Amerika. Abatabizi bari bazi yuko agiye kwimukira, ariko ngo bigize urukiko rwa Texas cyangwa se leta ya Amerika nibwo yamwohereje nanone mu Rwanda kugira ngo aryozwe ibyo ashobora kuba yarakoze maze n'igihano cye agikore. Araburana bamushyira muri 30 jours, na n'ubu ngubu yarakiburana. Ubu ngubu noneho ngo nibwo nanone urukiko ngo rwasubukuye urubanza rwe kugira yongere aburanishwe, maze nirumuhama ibyaha ashinjwa nibimuhama maze abe yarangiza igihano cye abona asubire muri Amerika. Uwo nguwo ni Prince Kid, uyu nguyu wahoze ngo ahagarariye Miss Rwanda. Ku rundi ruhande turaza kunyarukirana nanone muri Amerika ngo aho Kim Kardashian wari umaze iminsi ashinjwa ibijyanye ngo n'ubusambanyi n'amashusho y'urukozasoni n'umuhanzi Ray J, noneho ngo yaguze Bibiliya y'amafaranga arenga miliyoni 100 y'amafaranga y'u Rwanda. Kim Kardashian ubu ngubu noneho ngo yayobotse inzira y'agakiza, ibijyanye ngo no kuryamana n'abagabo benshi bagiye batandukanye n'ibindi bigiye bitandukanye, dore yuko iyo ushyize ku rutonde rw'abagabo baryamanye ni hagati ya 20 na 25. noneho ngo ubu ngubu yeguriye inzira y'agakiza, anagura na Bibiliya ihenze cyane aho yamuhagaze miliyoni 100 z'amafaranga y'u Rwanda arenga. Kim Kardashian yongeye kwegukana Bibiliya ya se Robert Kardashian wahoze ari umwe mu itsinda ryunganiraga O.J. Simpson wamamaye muri NFL nyuma ya cyamunara yari imaze iminsi hagati ye n'umuryango w'uyu mugabo. Kim Kardashian noneho ngo yongeye kwegura Bibiliya, nawe ngo agiye kwiyegurira inzira y'agakiza cyangwa se agiye gutangira inzira y'agakiza. Tutaragaruka ku inkuru ivuga ku munyarwanda Prince Kid wahoze ahagarariye Miss Rwanda, reka mbanze nkwibutse ucyumvira ijwi uhita wumva yuko utibeshye nk'ibisanzwe. Iyi nimenya byose ica kuvumbuza isho yewe yibagezaho ndi Ken Chris. Nagusaba gukora subscribe maze like na share wowe utarayikora kugira ngo tuzajye twibana kandi ibiganiro byiza nk'ibi bijye bibasha kugera kure kandi kure ahashoboka. Reka noneho mbaye ikaze kandi ntangire mwiyumvire, dutangire ku bijyanye ngo n'uru rubanza nanone rwongeye kwegurwa rwa Prince Kid, uyu nguyu wahoze ahagarariye Miss Rwanda mu Rwanda, aho ngo rwigeze kuvugwaho cyangwa se yigeze no gukatirwa n'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ndetse n'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge, maze bitewe nuko ibimushinja byari bikeya cyangwa se ibimenyetso byari bikeya, asa nkaho ashyizwe muri 30 jours, bimwe bita ngo gufungishwa ijisho. Noneho nanone ngo ubujurire bwongeye ndetse kandi urubanza rwe rwongera kwegurwa. Reka ntangire mwiyumvire
ni urubanza rwasomwe kuri uyu wa kabiri nk'uko tubikesha Ukwezi TV. Prince Kid yaburanye asaba guhabwa ubuhungiro kuko aje mu Rwanda ataba yizeye umutekano we. Ahangaha ngo yaburanye ngo saba yuko mu byo bari bumwemerere byose n'ubuhungiro burimo, ngo kuko ngo yari mu Rwanda kuva ibi byaha byatangira kumushinjwa, ngo yari mu Rwanda ngo ntago aba yizeye ko afite umutekano usesuye. Bivuze ngo ahangaha usibye kuba yacungishwa ijisho, ikindi kandi ngo arashaka yuko umutekano we ushyirwa ku gihugu cy'u Rwanda, nyine bakaba bamucungira umutekano nabo ubwabo. Miss Elsa akaba n'umugore we yatanze ubuhamya avuga ko ibyaha bashyize ku mugabo we byari ibinyoma, kuko nawe yagerageje gushaka uko agaragaza ibimenyetso by'uko arengana, ariko nawe ahita atabwa muri yombi. Uyu nguyu Miss Elsa, reka mbibutse nk'uko nababwiye yuko uyu we yabaye Miss Rwanda 2016. Akimara kumva yuko umugabo we ashinjwa bimwe muri ibi byaha ngo byo guhohotera abamisi cyangwa se ba nyampinga b'u Rwanda, ngo aho yabasabaga ruswa y'igitsina kugira babashe kuba batsinda, babashe kuba batambuka, ndetse ngo n'abagerageje kwanga uyu nguyu ngo akabikora ku gahato cyangwa se akabahatiriza. Ibi ngibi noneho bikaviramo kuba iki cyaha cyahabwa uburemere, kigahinduka ihohoterwa nyine rishingiye ku gitsina. Akaba ari byo u Rwanda rwasisenguye, maze bakaba bamushinja, bakabona kumushinja ibi byango byo kuba yarahohoteraga bamwe muri aba bakobwa. Ariko ibi ngibi mu babihishuye cyangwa se mu babishyize hanze harimo Miss Divine Muheto. Reka nkomeze mwiyumvire ngo ariko uyu nguyu Miss Elsa ari we umugore we Iradukunda Elsa, akimara kumva ko ibi byaha ngo abishinjwa biteye gutya, yagerageje kugera ku bamisi babashije, bo yabashaga kuba yakumvikana nabo bakaganira, bakaba bakuzuza, maze buzuza umugambi, bahimba bimwe mu bimenyetso, ndetse bigaragara yuko hari nk'ubufasha yabasabaga, nabo hari icyo yabahaye, maze ngo ibimenyetso bike bakimara kubimuha, we agitangira kubigeza mu rukiko ngo ashinjure umugabo we, nawe ngo yahise atabwa muri yombi. Nibyo avuga ati Miss Elsa akaba n'umugore we yatanze ubuhamya avuga ko ibyaha bashyize ku mugabo we byareba inyuma yuko nawe yagerageje gushaka uko agaragaza ibimenyetso by'uko arengana, ariko nawe ahita atabwa muri yombi. Prince Kid we yaburanye avuga ko impamvu yo gusaba ubuhungiro ari uko ubwo yateguraga Miss Rwanda hari ibyo atumvikanyeho na bamwe mu bantu bakomeye, nyuma bakoresha imbaraga zabo bamushyiraho ibyo byaha. Burya ni nka kwa kundi bavuga ngo nka mukebe wawe, nk'uko abatakwifuriza amahoro. Ubundi iyi Miss Rwanda ijya gutangira, iyi ngiyi hari amakampani menshi yari ayihataniye, maze amwe aza kuva mu nzira, maze kampani yari ihagarariwe n'uyu Prince Kid aba ariyo iza gutsinda, bitewe n'uko Prince Kid yari afite ubwenge bwinshi, ndetse anagaragaza yuko iki gikorwa ashoboye kuzagihagararira. Maze bamwe mu bo bari bahanganye ngo nibo baciye bugere bwa nyuma. Iyi Miss Rwanda iri kugenda irangira cyangwa se igera ku iherezo, ngo nibwo bahimbye ikinyoma gikomeye cyane, ibinyoma byinshi cyane, kandi babishyira kuri uyu Prince Kid. Ni ibinyoma kuko Prince Kid afite ibimenyetso byinshi bigaragaza yuko ibyo ashinjwa atigeze abikora na rimwe, ahubwo akaba bishinjwa n'abo bari bahanganye kuri iryo soko ry'umurimo. Ngo ni urubanza rwasomwe kuri uyu wa kabiri nk'uko tubikesha Ukwezi TV. Prince Kid yaburanye asaba guhabwa ubuhungiro kuko aje mu Rwanda ataba yizeye umutekano we. Ngayo amakuru ajyanye na Prince Kid. Amerika yavuze ko uyu mugabo yatawe muri yombi mu rwego rwo kubahiriza icyemezo cy'impapuro zo kumuta muri yombi zashyizweho n'ubushinjacyaha bw'u Rwanda ku wa 29 Ukwakira 2024. Bivuze ngo ubu ngubu
umwaka urashize ngo aribwo asomewe uru rubanza, nyamara iyi ngingo imufashe nibwo yahise atabwa muri yombi. Prince Kid we yaburanye avuga ko impamvu yo gusaba ubuhungiro ari mu Rwanda ngo ari uko iyo ari mu Rwanda ngo batizeye umutekano we bitewe n'abo baba bahanganye. Ibi nibyo nababwiye ruguru. Kugeza ubu Prince Kid afungiwe muri kasho z'uru rwego mbere y'uko hafatwa ikindi cyemezo icyo ari cyo cyose mu bijyanye no kumukura muri Amerika. Mu Ukwakira 2023 nibwo urukiko rukuru rwakatiye Prince Kid igifungo cy'imyaka 5 rumuhamije ibyaha byo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato no gusaba cyangwa se gukoresha imishamubiri rishingiye ku gitsina. Ahangaha nyine ngo ntago yakoraga ibijyanye n'ibi by'imibonano mpuzabitsina mu buryo bweruye, ahubwo ngo yabikoraga ku gahato, kuko ngo n'uwangaga yageragezaga kubikora ku gahato akamufata ku ngufu. Ndavuga bamwe mu babaga bitabiriye iyi Miss Rwanda. Mu isoma ry'uru rubanza yaba Ishimwe Dieudonné n'abamwunganira mu mategeko, Ishimwe Dieudonné nyine niwe Ishimwe Prince Kid wari mu rukiko mu gihe ubushinjacyaha bwari buhagarariwe. Umucamanza yavuze ko yagombaga guhanishwa igifungo cy'imyaka 16, icyakora bitewe n'uko ari ubwa mbere akurikiranywe n'inkiko, igihano cyaragabanyijwe ikigirwa imyaka 5 n'ihazabu ya miliyoni 2. Kugeza ubu ngubu Prince Kid we ntago yemera ibyo ashinjwa, ikindi kandi aracyashakisha ibimenyetso byose bimushinjura, anabifatanyijemo n'umugore we Miss Elsa Iradukunda. Abangaba ngo nubwo umugore we Miss Elsa Iradukunda ubwo yazanaga ibimenyetso mu rukiko ngo we ataravuga byinshi, ngo we yahise atabwa muri yombi nyine bataranavugana nawe. Mu gace gashya k'uruhererekane rwa The Kardashian, ahangaha noneho ubwo tuvuye kuri Prince Kid reka tunyarukire muri Amerika. Muri Amerika uyu mukobwa cyangwa se uyu mugore w'umwana umwe n'umugabo umwe ari we Kanye West, uyu mugore we ni Kardashian cyangwa se Kim Kardashian, nyuma yo gushinjwa ibijyanye n'amashusho y'urukozasoni n'ubusambanyi burenze urugero, bitewe n'uko uyu nguyu yagerageje kuryamana n'abagabo benshi cyane. Iyo ushyize ku rutonde usanga ari hagati y'abagabo 15 na 20. Noneho ngo yeguye ngo Bibiliya, aho ngo iyi Bibiliya yamutwaye arenga miliyoni 100 z'amafaranga y'u Rwanda. Ubu ngubu yiyeguriye inzira y'agakiza. Mu gace gashya k'uruhererekane rwa The Kardashian, Kim yahishuye ko yatanze miliyoni 80 z'idolari asanga miliyoni 116 z'amafaranga y'u Rwanda, ariko akabikora mu ibanga kugira ngo hatagira umenya ko ari we uri gushaka iyi Bibiliya. Iyo Bibiliya yari y'ingenzi cyane kuko ari umubyeyi we yanditseho izina rye ku gifuniko cyayo mu nyuguti za zahabu, ndetse n'inyandiko ye ubwe yari yanditsemo. Reka ibingibi mbanze mbisobanure. Iyi Bibiliya hari igihe ngo papa w'uyu Kim Kardashian yigeze guhura n'ubukene, nyamara hari kredi nyinshi zafite mu mabanki agiye atandukanye, maze baza guteza ibye cyamunara. Mu bye bateje cyamunara ni Bibiliya ye ihenze cyane bayiteje cyamunara. Iyi Bibiliya rero ahantu iri bitewe n'uko ihenze, bitewe n'ibintu birimo, n'uyifite aba yumva atayirekura. Ubwo rero Kim Kardashian ngo nibwo ashaka kubaca inyuma cyangwa se kugerageza kubaha uduhenda abana cyangwa se kubajijisha ngo abe umwe mu bazatsindira kugura iyi Bibiliya ihagaze miliyoni 100 z'amafaranga y'u Rwanda, nazo zirenga. Ngo ihenze cyane ngo bitewe ngo n'inyuguti nini zanditse ku gifuniko z'amazina ya papa we, ngo zandikishijwe n'ibara rya zahabu n'ibindi birimo imbere, ndetse n'amabanga agiye atandukanye. Ngicyo igisobanuro cy'iyo Bibiliya impamvu inahenze cyane.
Kim Kardashian rero ngo ashaka kuyitsindira nyuma y'uko amaze iminsi avugwaho cyane n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye, none ngo ashaka kwigurira iyi Bibiliya, none ngo akicara ayicaranye. Kim Kardashian yari yarabanje gutanga miliyoni 15 mu muryango wa O.J. Simpson kugira ngo ayigure, ariko barabyanga. Icyo gihe yabivuze mu kiganiro cyabo mu muryango we gica kuri Hulu, asobanura ko yari yiteguye kongera amafaranga maze bakaba banayimuha. Burya ngo muri bamwe bateje cyamunara ibi bikoresho cyangwa se n'uyu mutungo wa papa we urimo n'iyi Bibiliya, ngo ni umuryango yabarizwagamo witwa O.J. Samson. Ibyo ntibyashimishije Malcolm Lavigne usanzwe ari umunyamategeko w'umuryango wa O.J. wavuze ko ibyo Kim yari kubivuga ku mpamvu z'inyungu ze bwite, akongeraho amagambo akomeye amukwena sponsored ad placements. Nyuma yo kubona ko bidashoboka kubinyuza mu muryango wa O.J. Kim yaje gukoresha izina rihimbano maze atsindira iyo Bibiliya muri cyamunara. Yahise ayigenera nk'impano umuvandimwe we Khloe Kardashian, watunguwe cyane no kuyakira. Ahangaha Kim Kardashian nk'uko nabibabwiye ruguru yagerageje guhimba amazina y'umuntu utabaho, amazina y'ikinyoma kugira ngo abashe kwitabira uwo muhango wa cyamunara wo guteza bimwe mu byase birimo n'iyo Bibiliya. Maze uwo muntu yari yise iryo zina avuga yuko akeneye kuzatsindira iyo Bibiliya, ngo yari yarabanje gutanga miliyoni 15 maze barayimwima, none abona guhimba amazina y'ikinyoma kugira ngo iyi Bibiliya abashe kuba yayitsindira. Lavigne yongeye kuvuga ko ibi byose ari uburyo bwa Kim bwo gushaka ibyo agaragaza mu kiganiro cye. Ati byari bizwi n'intsinzi kuri buri ruhande. Umuryango wa O.J. abonye amafaranga, nawe abonye inkuru nshya yo gushyira ku kiganiro cye. Robert Kardashian yari mu itsinda ryunganiraga O.J. mu rubanza rwo muri 1995 mu 1995. Bivugwa ko O.J. yajyanye iyi Bibiliya muri gereza mu gihe cy'imyaka yamazemo. Kim Kardashian yaguze Bibiliya arenga miliyoni 100 z'amafaranga y'u Rwanda, gusa ubu ngubu ntago arayihabwa. Ibi ngibi biracyari mu biganiro hagati y'uyu muryango ndetse na Kim Kardashian. Reka mbibutse natangiye mbabwira ku bijyanye ngo n'urubanza rwa Prince Kid rwongeye kwegurwa, dokima zongeye kwegura kugira ngo yongere aburane, noneho agaragaze ko ibyo ashinjwa ari ibinyoma maze abe yahabwa noneho ubwisanzure. Ngo ariko iyo ari mu Rwanda igihe icyo ari cyo cyose abasabwa icya mbere cyo bagomba kwitaho ko ari umutekano we, kuko bamwe mu bamushinjije ibimenyetso cyangwa se ibi byaha by'ibinyoma harimo abari bahanganye nawe ku isoko ry'umurimo ry'iyi Miss Rwanda, akaba ariyo mpamvu bamushinjije ibyaha by'ibinyoma kandi bigomba kumufata uko byagenda kose. Uyu nguyu ngo agarutse mu Rwanda nyuma y'igihe kitari gitoya, none ngo agarutse kuba yakongera kuburana, nyine agarutse mu bujurire. Gusa yari amaze iminsi itari mike nanone afunzwe. Nanone nsoreza ku bijyanye na Kim Kardashian ngo waguze Bibiliya yahagaze miliyoni 100 z'amafaranga y'u Rwanda arenga. Kim Kardashian wari umaze iminsi avugwaho ibijyanye n'ubusambanyi ndetse n'amashusho y'urukozasoni n'abagabo benshi bagiye batandukanye. Ngo ariko iyi Bibiliya ngo bakimara kumenya uko ari we, kuko yari yarabanje kuyigura miliyoni 15 z'idolari, banga kuyimuha. Bamaze kumenya ko ari we barabyanga, nibwo yahimbye amazina y'ikinyoma. Muri bimwe
byatezwaga cyamunara mu mitungo nyine ya papa we ahimba izina ry'ikinyoma kugira ngo iyi Bibiliya ahabwe nyine abone kuyihabwa. Nyine ubwo iryo zina rivugwa yuko ngo nyiri iryo zina yavuze yuko ngo ashaka mu bijyanye n'iyo mitungo we uko akeneye iyo Bibiliya ihenze cyane bitewe n'ibintu birimo, amabanga arimo ndetse n'inyuguti zanditse ku gifuniko cyayo zandikishijwe n'ibara rya zahabu, akaba ari amazina ya papa Kim Kardashian O.J. Simpson. Akaba yayiguze miliyoni 100 z'amafaranga y'u Rwanda arenga, ariko ibingibi biracyari mu biganiro, baracyari kubitekerezaho. Nkunda kubabwira yuko inkuru nziza nk'izi ari akagaruka nk'ibisanzwe yari Menya Byose ica kuvumbuza show yibagezaho ndi Ken Chris. Reka nkwibutse wowe waba wibagiwe gukora subscribe kuba wayikora maze like na share kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi bijye bibasha kukugeraho kandi bigere kure hashoboka. Reka ngusezere nkubwira nti hasta la vista.